sanga umwana yapfuye nsanga baryamishije ndavuga nti witeka wavuze yuko nzanda kora ku basazi bakagiye bagakira wavuze ko nzanda sengera n'abapfu bakazuka wavuze ko nzaje ndasengera n'impumyi zikareba igisanda kunyinze mu imbaraga zidasanzwe ikimenyetso cyerekana yuko uri Imana yavuganye nanjye ndasenga cyane turasenga Imana dutegeka kuzenguruka inzu yose tuzenguruka inzu yose ibyo batabitse byose turabitabura turayizenguruka noneho hashize akanya turasenga pe imbaraga z'umwuka wera ziramanuka bayobozi urabwo ati mwasenga mutasenga muri ntacyo biratanga uburi byarangiye nta nicyo mwahinduraho ndavuga nti ngiye nkurikije Imana nasenze nkakurikiza ukuntu Imana yambwiye ati ngiye kuzana sengera abarwayi bakire ntago bibaho ngiye gusenga Imana yanjye niba ariyo yabimbwiye yitwa Imana kano kanya niba ariyo yabimbwiye ndakwizeye wa Mana ndakwinginze nguze mugitangaza ndi hano hantu turasenga cyane turasenga pe umwana ni umwana w'umusore yiga kaminuza none bavuga umwana nkagira ngo ni mutoya ni umusore yiga kaminuza twumva arakoroye turasenga Imana yatubwira ngo icyo ni igitangaza nibwo igitangaza ariko kwereka mwana wanjye kuko ntabwo nagusezeranya ibintu ngo utererane yuko ubana nanjye urumva turasenga cyane turasenga umwana arakorora turasenga cyane turasenga pe wumve ko twasenze dushiramo imbaraga z'umwuka wera ntago wapfa kugenda gusenga udafite imbaraga z'umwuka wera ngo ngerazuka gute twarasenze turasenga umwana twumva arakoroye turasenga navuga ntuwite ntinuhabwe icyubahiro nti naho ugejeje ukora mbaye ngushima Mana ntabwo ujubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubeshya Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubeshya ntabwo usezeranye umuntu inka ngumuhihene cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhigari ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu ntabwo usezeranye umuntu inka ngumuhihene cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhigari ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu shimwa ntabwo ujubeshya Mana ntabwo ujubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubeshya Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubeshya utabaje Mana ari Rubavu ntabwo umubeshya ngo ugeze Musanze kandi uri Kigali ubwiye uvuze ngo uratabaye ubutabaye ibyo twabonaga bidashoboka reka mbasuhuza abakunzi ba Concord TV show aho mwerose mu Rwanda mu ntara enye ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali ayo mahanga mumva ikinyarwanda ndabasuhuje Imana amoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndihatuma Imana Concord reka ngushimira wakanze subscribe ukadushyigikira tukaba tuko umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro aribwo bwa mbere ukayikanda nukuri ngusabiye umugisha nanjye nabasezeranije ko ntazajya mbicisha irungu niyo mpamvu mba nafashe urugendo nkajya kwisurira abakozi b'Imana barimo umwuka w'Imana yego uyu munsi ndi kumwe na Uwimpaye Clarisse sibyo ahubwo nibeshye yego suhuza abakunzi bawe abakunzi bange ndabasuhuje yego
i Rubavu mbere na mbere yego i Kigali yego hanze y'igihugu yego Zambia yego ariko uriya mubyeyi ndamukumbuye pe wundi waje gusura wundi wavuze oya wundi waje kunsura n'uwo twavuganye ejo kuri WhatsApp wa mama unyitaga ikibado yitwa Diane turamusuhuje ari muri Zambia Diane ndamusuhuje cyane Diane ni ukuri ndagusuhuje amahoro y'Imana abane nawe yego ni ukuri ndasuhuza abantu Igisenyi wahavuze ntiruba ni benshi cyane ndabasuhuje amahoro y'Imana abane namwe cyane cyane Kigali i Rubavu aho cyane cyane Kigali na Rubavu no hanze y'igihugu naho cyane cyane muri Zambia ubwo abo badasuhuje bamenye impamvu karagiye kudusengera dutagire Imana ituyobora Mana turagushimye tugushimiye neza n'urukundo rwawe izina ryawe nirihimbazwe waturinze tutaraba kurindwa waturinze turi abanyabyaha suko turi beza ahubwo ni imbabazi zawe tugirira izina ryawe nirihimbazwe iyi sanyagura ku ngoma nje imbere ya kamera Yesu Kristo ndakwinginze ngo ubane nanjye ndakwinginze ngo uhagarare mu ruhande rwanjye ayiwe ko nkuru de twaherukana gakera ariko n'uyu munsi twongeye guhura turi bazima izina ryawe nirishimwe iyi saa turasenze cyane rero nyagora ku ngoma ntaba ari twebwe ahubwo izina ryawe rishirwe hejuru babyeyi bararyumva ribahumurize iri jambo tugiye kuvuga abapapa bararyumva ribahumurize ndetse n'abakobwa bararyumva ribahumurize kuko uri umukozi w'umuhanga turasenze cyane ngo ntaba ari twebwe ahubwo izina ryawe rishirwe hejuru yisanda kwinginze ngo manukire kubana natwe marayika murinzi aza tugote kuko ushoboye byose nyagora ku ngoma waraturinze mu mwaka batambutse urongera turinda mu kwa mbere ndetse no kwa kabiri tugeze mu kwa kane izina ryawe nirishimwe ngaho bayubane natwe utugire neza ni mu izina rya Yesu amen Imana ishimwe nge by'umwihariko ndayishima yuko umuhigo nayo nahize nawuhiguye ubushize twakoze ikiganiro urambwira uti nkeneye yuko ikiganiro cy'ubutaha tuzagikorera mu rugo nukuri yego niho turi ndagushimiye cyane wakoze niho turi rwose ntabwo ubeshaga ku nkuru ntabwo nabesha nyamara wayiririmbye nawe uzi impamvu ngo ntabwo igibesha rero nawe ntabwo niho turi ni mu rugo iwabo rwose reka ngerageze kwerekana hano ni ku marembo twaje yego ni wabo ndi kwa Clarisse rwose ntabwo nabeshye kuko nari nabimwemereye yego kuko ubutaha nzamusura yego nari nabimwemereye uko nzamusura ikiganiro tukagikorera mu rugo na mama we tukabonana Imana ishimwe uva kari uzi igitangaza Imana yankoreye mama wawe ntabwo namwibukaga nkuko nari nabivuze ariko we yaranzi noneho nge naje ngeze ku muhanda mfashe telefone ngiye kuguhamagara kugira ngo ndangire mu rugo neza mbona umumama aransuhuje amaze kunsuhuza atamakuru ndabwira ni meza ari jambwa ngo ninjye mama wa Clarisse ariko wasanze umuzi hari nasanze isura atari bwo bwa mbere nasanze atari bwo bwa mbere n'undi namubonaga ubwo turazana tugera hano bakunzi bacu rero imvura iraguye ubu tugiye kugama turaza kugaruka yego twari turimo tuganira akavura karaturogoya ariko imvura ni umugisha hano hari ibishyimbo hari amasaka byari bikeneye imvura sibyo kari twe yaturogoye kuko yatumye tudakomeza ariko twagiye kugama dukora n'ibindi yego mu byo twakoze twanariye Imana ishimwe Imana ishimwe ndi kuvuga yuko nahiguye umuhigo Imana yamfashe nkawuhigura ubushize nawe wasabye yuko ikiganiro tuzagikorera iwanyu mu rugo ubu niho turi Imana ishimwe na mama wawe twari twaraburanye twongeye kubonana Imana ishimwe kandi murasa ni fotokopi neza yego hagati aha amakuru ni meza umeze neza yego umurimo w'Imana umeze neza nta kibazo ejo ndi twavuganye wagiye Rubavu nagiye Rubavu kumbwa ngo wagiye ngo mu mujyi ubwo ndakubaza ngo ni hehe neza nza gusanga atari mu mujyi
rero kubera iyo utamenyereye ahantu hose ugeze ukabona amazu yose ni meza uhita umujyi. hariya ntabwo ari mu mujyi wa Rubavu rero, hariya ni mu Rugerero. hariya niko bahita. nageze usanga abantu bose ni amazu meza gusa pe, ntabwo nta hantu mu mujyi konko niho ndi mu mujyi. hariya ni amazu meza kabisa. nawe ndakubwiye ntihariya amafite abavandimwe. barabimbwiye. yego Imana ishimwe cyane ni ukuri. turi tariki 14 z'ukwezi kwa 4. muri ku kwezi hari ibitangaza Imana yagukoresheje cyangwa yarasinziye? oya byinshi cyane. bimeze ute? yankoresheje ibitangaza byinshi cyane. ejo bundi nasengeye umuntu wari wapfuye byarangiye. wari wapfuye byarangiye. wapfuye wumve ko gupfa bari ugupfa. wasenge umuntu wari wapfuye ko nkoro yapfuye koko. nukuri yari yapfuye, mbese wumve ko yapfuye. abanyamuryango baravuga ati byarangiye, genda uryamishe umwana byarangiye. yego umumama aranyakura vuba byihuse. nari ndi mu gasoko aravuga ati kararimba barira fatana moto unsange hano umva mbese birarangiye. yarize nagezeyo nsanga umuvyeyi ari kurira, abantu bari kurira ari benshi. mpamagara Promesse ni inshuti yanjye nawe bazamubona kuri YouTube. muhamagaye umukobwa aranyumvira araza turagenda. tugezeyo nsanga umwana yapfuye, nsanga baryamishije. ndavuga nti witeka wavuze yuko nzanda kora kubasaze bakagiye bagakira. wavuze ko nzanda sengera n'abapfu bakazuka. wavuze ko nzaje ndasengera n'impumyi zikareba. igisanda kunyinze mu imbaraga zidasanzwe ikimenyetso cyerekana yuko uri Imana yavuganye nanjye. ndasenga cyane, turasenga Imana dutegeka kuzenguruka inzu yose. tuzenguruka inzu yose, ibyo batabitse byose turabitabura, turayizenguruka. noneho hashize akanya turaza turasenga pe, imbaraga z'umwuka wera ziramanuka. bayobozi baravuga ati mwasenga mutasenga muri ntacyo biratanga uburi byarangiye. nta nicyo mwahinduraho. ndavuga nti ngiye nkurikije Imana nasenze, nkakurikiza ukuntu Imana yambwiye ati ngiye kuzana sengera abarwayi bakire. ntago bibaho. ngiye gusenga Imana yanjye niba ariyo yabimbwiye, yitwa Imana kano kanya. niba ariyo yabimbwiye ndakwizeye wa Mana, ndakwinginze nguze umigitangaza ndi hano hantu. turasenga cyane, turasenga pe. umwana ni umwana w'umusore yiga kaminuza. none wavugaga umwana nkagira ngo ni mutoya. oya ni umusore yiga kaminuza, twumva arakoroye. turasenga Imana yatubwira ngo icyo ni igitangaza. nibwo igitangaza ari kukwereka mwana wanjye, kuko ntabwo nagusezeranya ibintu ngo utererane yuko ubana nanjye. urumva turasenga cyane, turasenga umwana arakorora, turasenga cyane, turasenga pe. wumve ko twasenze dushiramo imbaraga z'umwuka wera. ntago wapfa kugenda gusenga udafite imbaraga z'umwuka wera ngo yararazuka gute. twarasenze turasenga, umwana twumva arakoroye, turasenga navuga ntuwite ntinuhabwe icyubahiro, ntinaho ugejeje ukora mbaye ngushima. turasenga cyane, umwana twumva arakize, arahaguruka. ariko nyine bati tubaramutwikira, abantu bose barishima, baravuga ngo uyu mukobwa ngo ninde, ngo uyu mukobwa ngo ni igiki, ngo uri Imana, ngaho bose ubagahe. mbese banyibazaho cyane, bari abantu benshi. nejo bundi nugaruka nzamuzana atanga ubuhamya pe, ntago ndi kubesha. n'abaturanyi ba hano hafi. ntabwo ari kure cyane, namubwira akaza bati umunsi uzajya kuri YouTube ngewe uzambwire Clarisse inge ngutangira ubuhamya kuko wanzuriye umwana. ntago ari nge wamuzuye, ni Imana yonyine yabikoze. ni Imana mu kwizera kwanjye narasenze, Imana yonyine igira ute iramukiza arakira. rero n'ikindi byari byarangiye, bavuze byarangiye. aba bantu bose bahageze, abanyamuryango benshi baravuga ati byarangiye, umwana agenda uryamishe byarangiye yapfuye. naraye twaraye turasenga iryo joro ryose. Imana ivugana natwe, atubwira ngo umwana ndamukijije. Imana ivugana natwe ngo igihe ntago ari cyo gupfa, ahubwo nicyo kugira ngo imirimo yanjye yerekanirwe muri we. turasenga cyane pe. Imana yo mwishyura twereka igitangaza, imirimo n'ibitangaza Imana bitwereka uwo munsi. ntabwo ari kera, nejo bundi ntabwo ari kera, hasize iminsi 3. nose baguhamagara ugeze wumvise umeze ute? nge barampamagaye bati Clarisse ari kurira. ndavuga nti si umubyeyi uri kurira we, twe mbega uwo muntu wanyakuye ni umwarimu wanyigishaga. yego ni umwarimu wanyigishaga w'umubyeyi, aranyakura. nanjye ndi kumva nti nta kintu ngiye gukora no gusenga. ngeze mu rugo mfata Bibiliya, ndangije ndamanuka ndagenda mfata moto, ngezeyo turasenga.
twaraye turasenga cyane ariko Imana iratwiyereka pe. uwo meteresa wawe yari asanzwe azi n'ubundi ko uri umuhanuzi ko ufite impano zo gusengera abarwayi? Yari abizi. Ejo yari abizi cyane pe. Yari abizi yuko nsenga, najyaga no gusenga, najyaga no kwishuri, akavuga ati Karari ikintu cyo kwishuri ntago kikurimo, nawe n'umukozi w'Imana. Ntabwo ikintu cyo kurimo kiri kurimo n'ugusenga. Yego. Buri wese afite uko yahamagawe kabisa. Mva nukuri Imana ishimwe. Imana yankoreye imirimo n'ibitangaza, ngiye ntago nabivuga ngo mbirangize. Wari ukumbwira muri zino minsi maze iminsi ni gusengera abantu benshi batandukanye, benshi cyane pe. Ninkubwira ko ari benshi ubyumve. Muri zino minsi abantu mwese mwahamagaye nkabona ndi kubirengagiza, mumbabarire pe. Nanjye ntabwo ari ngewe. Hari abahamagaraga bagasanga ntabwo nyifite cyangwa se nayirambitse ni gusengera abantu. Buri abanyibazagaho cyane ngo Karesa yanze kugira kudufata. Kai pe ngiye mu bantu bafata abantu ndi uwa mbere. Ndafasha nkabafasha tugasenga Imana. Yego. Imana ubu musore ni muzima. Ubu ni muzima, ubu nawe yabyusaranya akora bati umwana wanjye ari koroherwa. Ni muzima pe. Nawe ntagaze n'umuntu wabikoze. Nukuri. Uko ntabwo yari azi yari. Oya. Ngaho ubwo ngo ejo bundi yabwiye mama wara bati mama ngiyo narindi ngo ndikumva nakwisubira ngo hari heza. Yego. Mama wamubajije ngo ni Yesu amubwira ko yarari ngo yahari ahantu ngo hari amazu meza gusa ngo hari ahantu hatatse ngo kware kugira mama we. Yego yanyakwera bimbwira. Imana iguhumugisha kandi gukomereze amaboko imimbara. Yewe umva Imana yo mwijuru ngira ikizere. Imana yo mwijuru niyo yabimbwiye ibi ntago nabihisha. Irambwira tugiye kuzajya usengera impumyi zirebe. Kandi bya mbere ntangiye kubibona. Irongera ngangira nitangiriro. Rero nita nizi n'inkuba imirabyo ntago zari zakubita. Ni imirabyo nkuba ntago zari zakubita. Yego. Ibikubwiye se yashize igihe kingana iki bikubwiye? Hasize igihe kingana iki umwaka ntawo. Nameze nkarindwi. Iti ngiye kugukoresha ibitangaza abarwayi bazakira, bapfuye bazazuka mu izina rya Yesu. Yego. Rero urabona yuko umusazi umwe wari wasaze ubu ni muzima. Ubu ni muzima cyane. Yego namusenge uba ni muzima. Rero urabona rero n'umupfu neyo biri gutangira kuza gake gake. Uwo musazi we mwari muhuriye? Ni umuvyeyi nawe yarambonye aranyakura bati Kararisi umwana wanjye byarangiye yasaze byarangiye. Nagezeyo ku buryo nawe utamufata ariko Imana yo mwijuru iranyemerera ngiye gusengera umuntu rero ngiraga ntira wa Mana we nitwemerekanye nge nawe yuko twasezeranya amasezerano muri buriya butayi. Umbwira yuko ndanasengera impumyi zikareba, ikindi umbwira yuko nzazura abapfuye, ikindi umbwira ibintu byinshi. Yesangwe nunyereke muri kino gitaramo cy'abera. Imana ikamanuka ikabana nanjye. Yego. Nukuri Imana igukomereza amaboko pe. Inkomereza amaboko nukuri. Kandi icyo nemera cyo Imana yakweraga muri ba Elisa nukuri iriho. Ntabwo igihinduka uko yari iri n'ubu ni kwiri. Nukuri. Yego. Tujye no mwanya w'ijambo ry'Imana. Ari cyo bitwaye? Ntacyo. Manzi natera kagakorana. Nta kibazo ndakwikiriza nimba nkazi. Hamagara haruwa kumva hamagara Yesu agutegeye amatwi hamagara. Hamagara haruwa kumva hamagara Yesu agutegeye amatwi hamagara. Hamagara haruwa kumva hamagara Yesu agutegeye amatwi hamagara. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Hamagara isaha. Amina. Haleluya. Mukobwa hamagara ku kibazo ufite. Mubyeyi hamagara ku kibazo ufite. Mukobwa nawe hamagara ku kibazo ufite. Nawe mwana muto hamagara ku kibazo ufite. Nawe mupapa hamagara ku kibazo ufite. Arongera atubwiye ijambo ryiza cyane. Aratubwiye ngo iyi saha dutegeye amatwi. Abakobwa bategeye amatwi. Abasore bategeye amatwi. Iyi saha hamagara hari uwakumva. Amina. Haleluya. Iyi saha hamagara ku bukene ufite. Iyi saha hamagara ku ntambaro urwana nazo. Iyi saha hamagara uyu mwanya
haleluya. Imana itubwiye ijambo ryiza cyane, iratubwiye ngo nonaha ngo mbategeye amatwi. Amina, haleluya. Amen. 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 Katujye mu ijambo ry'Imana. Yego. Hamagara harwa kumva, hamagara Yesu agutegeye amatwi, hamagara. Mane tugirire neza. Oh, hamagara harwa kumva, Hamagara Yesu agutegeye amatwi, hamagara. Amen. Imana ishimwe, Imana Zaburi ishimwe. 143, Zaburi ya Dawidi. Uwiteka umva gusenga kwanjye, tegera ugutwi kwinginga kwanjye, usubize kubw'umurava wawe no gukiranuka kwawe. Genda gakeya. Yego. Yego. Uwiteka umva gusenga kwanjye. Uwiteka umva gusenga kwanjye. Amen. Haleluya. Amen. Ngo Uwiteka nkumva gusenga kwanjye. Uwiteka umva gusenga kwabo bavyayi bari kuntega amatwi. Uwiteka umva gusenga kwabo bapapa bari kuntega amatwi. Uwiteka umva gusenga kwabo bakobwa bari kuntega amatwi. Niyo mpamvu navuze iriyo ndirimbo, ndababwira ngo none ahamagara hari uwakumva, ngo none ahamagara Yesu aguteza amatwi. Ku kibazo ufite hamagara Uwiteka agutegeye amatwi. Ku ntambara urwana nazo hamagara none hari uwakumva. Ku bibazo n'intambara uri kurwana nazo by'iyi minsi hamagara iyi saha hari uwakumva. Hamagara mukobwa hari uwakumva. Hamagara mupapa hari uwakumva. Imana iradukunze cyane, itubwiye neza ngo none ahidutegeye amatwi. Imana ishimwe cyane. Amen. Tegera ugutwi kwinginga kwanjye, usubize kubw'umurava wawe no gukiranuka kwawe. Amen. Ngo negera ugutwi. Amina, haleluya. None Imana gutubwira amagambo meza, iratubwiye ngo hamagara none hari uwakumva. Irongera tubwiye ngo mbategeye gutwi bana banjye, nimuhumura mushikame musenge cyane. Imana yo mu ijuru ntabwo iterana bayisenze. Amina, haleluya. Amen. Kandi ntushyire umugaragu wawe mu rubanza. Amen. Ngo ntushire umwana wawe mu rubanza, ntushire umwana wawe ukuvugira mu rubanza, ntushire abantu bakwemera mu rubanza. Imana yonyine ntago yabyemera. Musenge mufite ukwizera yuko Imana ije kuduhemba. Ababuze urubyaro nimuhumure, ababuze urushako nimuhumure, ababuze ibyo gukora mu bushumeri nimuhumure. Imana tubwiye ngo none mbategeye gutwi. Amina, haleluya. Nimusenga cyane mushikame, mubwize Imana ukuri, uvuga ati Uwiteka iyi saha numvise Zaburi. Amina, haleluya. 144 ngo hamagara none hari uwakumva. Amina, haleluya. Mana ishimwe. Kuko ari ntawo mubabaho uzatsindira mu maso yawe. Amen. Ngo kuko nta mwana wawe uzemera akakorwa n'isoni, kuko nta mwana wawe wakuvugiye uzemera akakorwa n'isoni, kuko nta mwana wawe wakuvugiye, kuko nta mwana wawe wagutakiye, kuko nta mwana wawe Uwiteka tayasire menidosanse, kuko umwana wawe ntabwo azemera ko abisi bamutata, kuko umwana wawe ntabwo uzemera ko abisi bamuvuga, ntabwo wabyemera. Amina, haleluya. Amen. Kuko umwanzi yagenjeje umutima wanjye, yakubise ubugingo bwanjye abutsinda hasi, yantuje mu mwijima nk'abapfuye kera. Amina, haleluya. Bakoze ibyaha barabigutwerera, bagushize mu mwijima, bagushize irodobari ndetse yo kwa Makibi, ariko Imana yo mu ijuru ije kubana nawe. Amina, haleluya. Baravuze ngo ntago uzabyara, ariko Isaya none bagushize mu mwijima, guragapfuta abonye urubyaro. Imana ije kukugirira neza. Bagushize mu mwijima we mukobwa, ngo uzapfuta abonye umugabo, ariko Imana ije kubadosirima. Bagushize mu mwijima wowe mupapa uhora mu bushumeri, ngo nta kintu uzagezaho, ariko Imana ije kubatabara. Badushize mu mwijima, impamvu tudasubizwa nuko tukiri mu mwijima. Amina, haleluya. Mana ishimwe. Nicyo gitumye umwuka wanjye ugwira isari muri nge,
umutima wanjye ukumirirwa muri nje. Haleluya. Ngo nico gitumye ngo ntakambira Uwiteka, ngo nkavuga n'Uwiteka mwinungure muri uyu mwijima, ngo nico gitumye. Amina. Haleluya. Rero gira kwihangana. Ngo na Daniyeli mu rwobo rw'intare yari ihanganye arasenga, aravuga ati Uwiteka ndakwinginze ngo uzuntabare, ndakwinginze ngo uzundengere. Imana iramanukira murengera. Yarafite ukwizera kwinshi. Amina. Haleluya. Amina. Haleluya. Ndetse n'iriya mpumyi, amina. Haleluya, yari yahumye amaso. Abantu bakavuga ati ntacyo uzigezaho, wowe ni wowe ndi kubwira. Bakavuga ngo ntacyo uzimarira, bakavuga nyina ntago yabyaye ahubwo yararumbije. Ariko Imana yo mu ijuru iramuzana amubwira ati, aragenda atoba kondo akamushyira ku maso, impumyi yampumye irahumuka. Rero nawe nuhumure, Imana ije kugutabara. Yampumyi ihumutse, abantu bamwibazaho cyane ngo mbese uriya niwe, abandi bati niwe, abandi asa nawe, bamwibazaho cyane ku kibazo ufite ugiye gusubizwa. Abantu bagiye kukwibazaho ngo mbese uriya niwe, ngo cyangwa se ntabwo ari we, abandi batasa nawe, bagiye kunyuranyuramo amaboko y'ibitavuga Imana, bagiye kukuza kuguta. Amina. Haleluya. Amina. Haleluya. Nibutse umunsi ya kera nibwira ibyo wakoze byose, ntekereza umurimo w'intoki zawe. Ngo nibutse iminsi ya kera, umunsi uzaba uhetse uzasubiza amaso inyuma. Ngo nibutse iminsi ya kera, nkwira ndirimbo yaravuze ati nibutse iminsi ya kera, nkuramburiye amaboko, ngo ndebye imirimo yawe, ngo mbura icyo mvuga, ngahubwo ndatangara nkumirwa, ngo nhita mfata umwanzuro yuko kutazakureka. Amina. Haleluya. Amina. Haleluya. Rero nawe shika musenge ubwira ati Uwiteka nibutse iminsi ya kera, nibutse aho nkwirode bari kwa Makibi ukanza n'imbere yawe, nibutse iminsi ya kera, nkuramburiye amaboko. Iyi sawa tufata umwanzuro wo kutazareka Imana. Amina. Haleluya. Imana ishimwe. Nkuramburira amaboko, umutima wanjye ukugirira inyota nk'iy'igihugu kiruhijwe n'amapfa. Amina. Haleluya. Ngo ndebye ukuntu Imana igiye kugura urubyaro, iyi sapfu kamuyihereza icyubahiro yuko Imana kano kanyera bitubwiye, iratubwiye ngo none aha ndabumvise bana banjye, uri kunyumva ni wowe ndi kubwira. Ndakubwiye ngo pfukamuhereza Imana icyubahiro, ku ntambara uri kurwana nazo pfukama, wowe wizere uvuga ati naho byatinda nzi ko Umwami Imana izabisohoza. Amina. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Nawe banyuranyemo amaboko y'ibitavuga Imana, ubundi umuntu mugendana ni ukubikira ibisubizo byawe, ahubwo wabasenga ubwira Imana ati rero wa Mana we ndakwinginze ngo unyuranyure mu maboko y'ibitavuga Imana kugira ngo mbone ubwishu. Amina. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Umunsi uzabona ubwo bwishu ngo bazanyuranyamo, bamwe bazavuga ngo uriya niwe, ngo abandi bati ntabwo ari we, abandi bati asa nawe, kuko Umwami Imana azaba yagutabaye. Imana ishimwe cyane. Amen. Uwiteka tebuka unsubize, umutima wanjye urashira. Amen. Ntumpishe mu maso hawe kugira ngo ne guhinduka nk'abamanuka bajya mu mirwa muri rwarwo. Soma gake. Uwiteka tebuka unsubize. Ngo Uwiteka tebuka unsubize, Uwiteka tebuka usubiza ababyeyi bari kunega amatwi, Uwiteka tebuka usubiza abapapa, Uwiteka tebuka usubiza abakobwa. Izina ryawe nirihimbazwe. Umutima wanjye urashira, ntumishe mu maso hawe. Ngo ntumishe mu maso hawe, ino saha ntukamishe mu maso hawe, ababyeyi ntukabahishe mu maso hawe, kuko umaze kutubwira ngo iyi saha ndi kubatega amatwi, urangije kutubwira ngo none hari uhamagara hari uwakumva. Utubwiye ijambo ryiza cyane, uratubwiye ngo mbateze amatwi bana banjye. Rero umuntu wese uri kunenga amatwi nabwiza Imana ukuri, uvuga ati Uwiteka nibutse iriya mpumyi watabaye, abantu bakamwibazaho cyane. Nawe muri zino minsi nazanye ijambo rivuga ngo bagiye kukwibazaho, bagiye kukwibaza hari benshi, nibabona uhetse, nibabona bavuye mu
umushumeri bagiye kuzakwibazaho, bazavuga ngo uriya ntabwo ari we, abandi batasa nawe, abandi bati amina haleluya. Imana ishimwe, kugira ngo ne guhinduka nk'abamanuka bajya muri rwa rwobo. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane, ijambo ranifite niryo. Imana iduhaze ibyiza, murakoze cyane. Haleluya, haleluya. Amen. Uwiteka kumva gusenga kwanje, tegera ugutwi kwinginga kwanje, Nukuri. usubize kubw'umurava wawe no gukiranuka kwawe. Amen. Amen. Imana Nibyo ishimwe. nsabiye abakunzi ba Concorite TV Nukuri show, pe. nanjye nisabira. Yego. Imana ishimwe. Reka tugane ku musozo, reka tugusabe uduhe nimero Yego. uzafashwa Yego. akifuza yuko mwafatanya gusenga azaguhamagare, ubundi dusoreze n'isengesho. Nimero yanjye 079 24 55 640, 079 24 55 640. Mana turagushimye, Mana turaguhimbaje, uri umukozi w'umuhanga, urera urakiranuka, urebera hose icyarimwe, izina ryawe nirishimwe. Waturinze muri kino kiganiro, wabanye natwe, izina ryawe nirihimbazwe. Nyagora ku ngoma rero nta gikuba cacitse muri twebwe, izina ryawe nirihimbazwe. Ngaho nyagora ku ngoma rero, iyi saha ndaguhamagaye nk'Imana, utubwiye ijambo ryiza cyane, uratubwiye ngo none ahamagara hari uwakumva, ngo none uduteze amatwi. Ababyeyi ndabasengeye cyane kugira ngo bagirire neza, abakobwa ndabasengeye cyane ngo bagirire neza, abapapa ndabasengeye cyane ngo bagirire neza, ndetse n'abasore ndabasengeye ngo bambike imbaraga. Ndasenze cyane ngo tugirire neza n'urubyiruko urugeraho witwa Imana. Mbere na mbere Satani akunda kurwanya urubyiruko, ariko iyi saha turamutsinze mu izina rya Yesu. Ibitavuga Imana neza turabicegekesheje mu izina rya Yesu Kristo, ahubwo imbaraga zawe n'ubutware bwawe buze buganze hano hantu. Nyagora ku ngoma, mvuze ijambo ndakwinginze, nyagora ku ngoma uraryumva rimufashe kandi rimugereho. Ndasenze cyane abari Zambia, abari hanze y'igihugu, mbese n'ab'i Kigali ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye, uraryumva wese afashwe nawe kuko uri umukozi w'umuhanga. Ngaho bana natwe tugire neza, ni mu izina rya Yesu.